abadayimoni bazenguruka ubuzima bwawe bashakisha inzira ibinjiza mu buzima bwawe. Iyo rero bafunguriye inzira bakabona inzira yo kuza, barinjira kandi bamara kwinjira bagakora icyabazanye. Abadayimoni bakoreshaga ibyaha ababyeyi be cyangwa se abo yakomotseho, nabo badayimoni bakomeza kugenda ku buzima bw'uwo muntu kugira ngo bamukoreshe ibyaha bimwe nk'ibyo abasekuruza be bakoraga cyangwa ababyeyi be bakoraga. Abadayimoni barakomeza bakambuka ku buzima bwawe baturutse mu gisekuru, baturutse mu bo wakomotseho, bakajya batera ubuzima bwawe binjiriye mu nkomoko. Kubera iki? Kuko abo wakomotseho ntibakoreye Imana, babaga mu byaha, bafunguriye inzira abadayimoni. Ni ukuvuga ngo abadayimoni babaga mu buzima bwabo babakoresha ibyo bashaka, bagahita rero bambukira kuri ka kagozi kaguhuza nabo kuko nabo bakomokaho muri amaraso amwe. Ya myenda yose ya mbabariye ibyaha atumanera de. Yesu ashimwe bene data. Uyu ni Mwalimu Valens kandi wongeye kugaruka muri za nyigisho zigambiriye guhindura ubuzima bwawe. Ndakwizeza ko izi nyigisho nuzikomeza kuzikurikirana ugakora ibyo zigusaba ukazihagararamo neza, ndabizi neza ko ubuzima bwawe buzahinduka. Kuko tujya gutangira kwigisha izi nyigisho tuba tuzi iby'Imana yavuganye natwe ku bantu bazazikurikira. Ni ukuvuga rero ngo nukurikira izi nyigisho ukazigenderamo neza, nibwo nawe ubwawe uzamenya ko Imana yavuganye natwe. Rero uyu munsi inyigisho nkuzaniye ni inyigisho izakugirira akamaro gakomeye mu buzima bwawe bwa gikristo. Ni inyigisho nayo ivuga ku ntambara yo mu mwuka. Ni ukuvuga ngo inyigisho y'uyu munsi iraza kuvuga ku miryango abadayimoni binjiriramo batera ubuzima bw'umuntu. Kuko iyo abadayimoni batera ubuzima bw'umuntu bagira imiryango binjiriramo, bagira aho banyura. Ntabwo dayimoni apfa kuza gusa ngo yinjire mu buzima bwawe atabonye inzira. Ni ukuvuga ngo hari inzira zimwinjiza mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo dayimoni mu buzima bwe abaho azerera ashakisha inzira mu buzima bw'umuntu. Iyo abonye inzira rero arinjira. Nk'uko mubizi no mu buzima busanzwe uko abajura bakora. Ubundi umujura agenda azerera ahantu hose ashakisha aho yiba. Iyo abonye rero uburyo bwo kwiba, iyo abonye inzira imwinjiza mu gipangu cy'umuntu cyangwa mu rugo rw'umuntu ngo yibe, ni ukuvuga ngo iyo nzira ahita yinjiramo akajya gukora icyo agomba gukora, akajya kwiba ibyo agomba kwiba. Niko abajura babaho. Abajura baba bazerera igihe cyose bashakisha ahantu biba. Iyo babonye aho kwiba, iyo babonye inzira ibinjiza mu gipangu cyawe cyangwa mu nzu yawe, barinjira bakiba bagatwara ibyo bashaka. Uku rero niko n'abadayimoni buriya bakora, nuko abantu benshi batabizi. Abadayimoni nabo bameze nk'abajura. Ni ukuvuga ngo abadayimoni bafite ibintu byabazanye. Tugiye muri Yohana 10:10 hatubwira ibintu bitatu byazanye abadayimoni, kuko babagereranya n'abajura, ngo umujura yaje kwica, kwiba no kurimbura. Ugiye muri Yohani, tujya tubisoma muri Yohani 10:10, batubwira icyazanye Satani. Donc kuko Satani yaje afite umugambi, afite ibintu ashaka gukora. Hano baratubwira ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kurimbura. Ni ukuvuga ngo Satani icyamuzanye ni ukwica, ni ukwiba, ni ukurimbura. Abadayimoni nicyo kintu bakora: kwica, kwiba, kurimbura. Ni ukuvuga rero ngo ibyo bintu bitatu byazanye abadayimoni, kwica, kwiba no kurimbura, babikora iyo bashoboye kwinjira mu buzima bw'umuntu. Nk'uko umujura iyo yashoboye kwinjira mu gipangu cy'umuntu, akazi ke ni ukwiba, ariba nyine. Na Satani cyangwa se abadayimoni iyo bashoboye kwinjira mu buzima bw'umuntu, nabo bakora iki kintu cyabazanye: kwica, kwiba no kurimbura. Ariko ibi bintu babikora iyo bashoboye kwinjira mu buzima bw'umuntu. Kubinjira mu buzima bw'umuntu ryari? Ni igihe babonye inzira ibinjiza mu buzima bw'uwo muntu. Ntabwo abadayimoni bashobora kwinjira mu buzima bw'umuntu batabonye inzira ibinjiza mu buzima bwe. Kandi iyo nzira igitangaje bayihabwa nawe, ni wowe ubafungurira inzira. Ni ukuvuga ngo umwana w'umuntu niwe ufungurira inzira abadayimoni kugira ngo binjire mu buzima bwe. Abadayimoni iyo babuze inzira, kuko bahora bazenguruka ubuzima bwawe bashakisha inzira, iyo babuze inzira ibinjiza mu buzima bwawe ntabwo binjira.
ni ukuvuga ngo bakomeza kuzenguruka kugeza igihe bazabonera inzira. Iyo bayibonye rero bahita binjira, kandi iyo bamaze kwinjira mu buzima bw'umuntu, icyabazanye ngira ngo mwacyumvishe, ni ukwiba, ni ukwica, ni ukurimbura. Ibyo bintu bitatu. Ni ukuvuga ngo tugiye muri muze, reka dusome tugiye gusoma muri Petero wa mbere 3:8, wumva uko havuga. Haravuga ngo mwirinde ibisindisha, ngo mube maso, ngo kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwaconshomera. Batwongere dusubiremo ngo mwirinde ibisindisha mube maso. Ubwo ni Petero wa mbere 5:8 niho turimo dusoma. Ngo mwirinde ibisindisha mube maso, ngo kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo aconshomera. Ni ukuvuga ngo Satani ngo arazerera n'inzererezi. Ni ukuvuga ngo yirirwa azerera, abadayimoni birirwa bazerera mu kirere, birirwa bazerera bazenguruka ubuzima bw'abantu ngo bashakisha uwo baconshomera. Ni ukuvuga ngo Satani yirirwa azerera mu isi, yirirwa azerera azenguruka ubuzima bw'abantu kugira ngo ashakishe uwo aconshomera. Ni ukuvuga ngo aba arimo ashakisha inzira imwinjiza mu buzima bw'umuntu. Iyo nzira yibonye rero arinjira, yamara kugera mu buzima bw'umuntu agakora ibyamuzanye: kwica, kwiba no kurimbura. Ni ukuvuga ngo Satani afite ibintu ashaka kwica mu buzima bwawe, Satani afite ibintu ashaka kurimbura mu buzima bwawe, Satani afite ibintu ashaka kwiba mu buzima bwawe. Ni ibihe bintu ushaka kuvuga utari ko se Satani ni ibihe bintu ashaka kwiba, ni ibihe bintu ashaka kwica, ni ibihe bintu ashaka kurimbura? Nta bindi, ni imigisha Imana yakugeneye, ni ibyiza Imana yageneye ubuzima bwawe. Ibyo nibyo ashaka kwiba, ibyo nibyo ashaka kwica, ibyo nibyo ashaka kurimbura. Arashaka gukuraho imigisha yawe, arashaka gukuraho umunezero wawe, arashaka gukuraho imigisha Imana yawe, ibyiza Imana yakugeneye nibyo ashaka kwiba, kugira ngo uzabe mu buzima budafite imigisha y'Imana. Ariko ibyo bintu ntago yabishobora atabonye inzira mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo igihe cyose abazerera rero ashakisha inzira. Iyo abonye inzira imwinjiza mu buzima bw'umuntu arinjira, akiba imigisha y'uwo muntu, agasenya ibyiza by'uwo muntu, ubuzima bw'umuntu akaburimbura, kuko nibyo byamuzanye. Ariko nongere mbisubiremo, ibi bintu ntashobora kubikora iyo atabonye inzira imwinjiza mu buzima bw'umuntu, kandi iyo nzira ayihabwa n'uwo muntu. Ni ukuvuga ngo ni wowe ubwawe umukingurira inzira akinjira, yarangiza agakora icyamuzanye. Ni ukuvuga rero ngo inyigisho y'uyu munsi iravuga ku miryango abadayimoni binjiriramo batera ubuzima bw'umuntu. Mbere yuko tuvuga kuri iyi miryango, hari akantu nshaka kuvuga. Aka kantu ndagira ngo gakurikire ukumve neza. Buri kinyamwuka cyose, ikinyamwuka ntigishobora kwinjira mu buzima bw'umuntu kitabonye inzira, kitabonye inzira ikinjiza mu buzima bw'uwo muntu. Iyo tuvuze ibinyamwuka, ibinyamwuka biri ubwoko bubiri. Hari ibinyamwuka bikorera mu isi y'umucyo, hakaba n'ibinyamwuka bikorera mu isi y'umwijima. Ibikorera mu isi y'umucyo turabizi: Imana Data wa twese, Umwuka Wera, Umwami Yesu. Ni ukuvuga ngo abamarayika ni byinshi. Donc hari ibinyamwuka bikorera mu isi y'umucyo, hakaba n'ibinyamwuka bikorera mu isi y'umwijima. Ni Satani n'abadayimoni. Ni ukuvuga ngo Satani akoresha abadayimoni nk'uko Imana ikoresha abamarayika. Ni ukuvuga rero ngo ibi ni ibinyamwuka bikorera mu masa atandukanye, isi y'umucyo n'isi y'umwijima. Ikinyamwuka icyo ari cyo cyose, cyaba igikorera mu isi y'umucyo, cyaba igikorera mu isi y'umwijima, ntigishobora kwinjira mu buzima bw'umuntu kitabonye inzira ikinjiza mu buzima bw'uwo muntu. Kandi iyo nzira, ni ukuvuga ngo iyo nzira kiyihabwa n'uwo muntu. Duhereye ku binyamwuka bikorera mu isi y'umucyo, reka tugiye mu byanditswe turebe ukuntu nabyo ubwabyo kugira ngo byinjire mu buzima bw'umuntu bisaba kugira ngo bibe byabonye inzira, kandi iyo nzira bibe byayihawe n'uwo muntu. Reka tujye mu byahishuwe 3:20. Ibyahishuwe 3:20 niyo batubwira ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, ngo umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Uyu ni Yesu wabivugaga. Na Yesu bwe yivugiye ko ngo ahagaze ku rugi arakomanga. Ni ukuvuga ngo Yesu araza agahagarara ku muryango w'ubuzima bw'umuntu. Ntabwo aza ngo ahite yinjira atabonye inzira. Araza agahagarara ku muryango w'ubuzima bw'umuntu agakomanga. Ngo iyo uwo muntu yumvishe ijwi rye agafungura,
Yesu arinjira bagasangira ubuzima. Ndagira ngo wumve ko na Yesu ubwe ategereza kubona inzira mu buzima bwawe kugira ngo yinjire. Ni ukuvuga ngo utamufunguriye umuryango w'ubuzima bwawe ntabwo ashobora kwinjira mu buzima bwawe. Uku niko ibinyamwuka bikora. Donc biraza bigahagarara ku muryango w'ubuzima bwawe bishakisha inzira. Iyo bitabonye inzira, iyo wowe utabihaye inzira, ntibyinjira. Na Yesu ubwe niyinjira, araza agahagarara ku muryango w'ubuzima bwawe agakomanga, wamukingurira akinjira, mugasangira ubuzima. Vara niko bigenda. Ubwo ahangaha ni ku isi, ni yasi twavuze isi y'umucyo. Ndagira ngo wumve ko naho niko bigenda. Ntabwo Yesu azinjira mu buzima bwawe utamufunguriye inzira. None uyu munsi tugiye kuvuga ku isi y'umwijima. Turimo turavuga ku binyamwuka bikorera mu isi y'umwijima, abo ni abadayimoni. Abadayimoni burya nabo rero niko bigenda. Uko Yesu ahagarara ku muryango w'ubuzima bwawe ashakisha ko wamufungurira inzira kugira ngo yinjire, ni nako n'abadayimoni bazenguruka ubuzima bwawe bashakisha inzira ibinjiza mu buzima bwawe. Iyo rero bafunguriye inzira bakabona inzira yo kuza, barinjira, kandi bamara kwinjira bagakora icyabazanye. Icyabazanye ngira ngo twakibonye ni muri Yohana 10 umurongo wa 10, ngo umujura nta kindi cyamuzanye, ni ukwica, ni ukwiba, ni ukurimbura. Ni ukuvuga rero ngo iyo satani, iyo dayimoni yinjiye mu buzima bw'umuntu, kubera ko yabonye inzira ayihawe n'uwo muntu, araza agakora icyamuzanye, aricyo kwiba, kwica no kurimbura. Hanyuma rero dore ikintu tugiye kureba muri aka kanya, ngira ngo tugire, reka tubanze dusombe wenda mu itangiriro, tubanze turebe mu itangiriro 4 umurongo wa 7. Haravuga ngo nukora ibyiza ntuzemerwa. Niko wanditse mu itangiriro 4:7, ngo nukora ibyiza ntuzemerwa, ngo ariko nudakora ibyiza. Umva ukuntu bagiye kuvuga ngo ibyaha ngo biritugatugira ku rugi, ngo kandi ni wowe byifuza, ngo ariko ukwiriye kubitegeka. Ndagira ngo wumve ngo ibyaha biritugatugira ku rugi, ngo kandi ni wowe byifuza, ngo ariko ukwiriye kubitegeka. Ndagira ngo wumve ko n'ibyaha ntabwo biraza kuza ngo byinjire mu buzima bwawe, ngo birimo biritugatugira ku rugi, ngo ariko ukwiriye kubitegeka. Bivuga iki? Kubitegeka hano bavuga ni iki? Ugomba kubiheza hanze y'ubuzima bwawe. Ntabwo ugomba kwemera ko ibyaha byinjira mu buzima bwawe. Iyo tuvuga ibyaha biri connected n'abadayimoni. Iyo ibyaha byamaze kwinjira mu buzima bw'umuntu, n'abadayimoni bazana nabyo. Ni ukuvuga ngo n'abadayimoni, ni ukuvuga ngo rero ngo ibyaha biritugatugira ku rugi, ngo ariko ukwiriye kubitegeka. Kubitegeka ni ukubiheza hanze y'ubuzima bwawe, ntubyemerere ko byinjira mu buzima bwawe. Ahangaha ni ku ruhande rw'isi y'umwijima. Ndagira ngo wumve ko no mu isi y'umwijima niko bigenda. Ni ukuvuga ngo satani arazerera nk'uko tubisoma muri Petero wa mbere 5:8. Petero wa mbere 5:8 azerera ashakisha inzira imwinjiza mu buzima bw'umuntu, ngo kuko ameze donc bamwise ngo ni umurezi, ngo umurezi wanyu satani, ngo ahora azerera ashakisha uwaconcomera. Muri Petero wa mbere 5:8 niko bavuga ngo umurezi wanyu satani. Baradusaba kwirinda, baradusaba kuba maso, kwirinda ibisindisha. Hano ibisindisha bavuga ni ibirangaza, ni ikintu cyose cyakurangaza kigatuma satani akwinjirira utabizi. Baradusaba kuba maso no kwirinda ibisindisha, kuko batubwira ngo umurezi wacu satani, ngo arazerera, ngo ameze nk'intare yivuga ishakisha uwiconcomera. Ni ukuvuga rero ngo satani cyangwa se abadayimoni dore uburyo bakora. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwabo bwose bahora bazerera isi, bahora bazerera isi yose n'inzererezi, bahora bazerera isi yose, bahora bazerera bazenguruka ubuzima bw'abantu bashakisha inzira ibinjiza mu buzima bw'abantu. Iyo babonye iyo nzira rero barinjira bagakora icyabazanye. Imiryango rero yinjiza abadayimoni mu buzima bw'umuntu, uramutse utayimenye byakugora kugira ngo uzatsinde urugamba urwana nabo, kuko uri mu rugamba urwana n'abadayimoni. N'abanzi bawe bashakisha ubuzima bwawe, barashaka kugusenya, hari ibyo bashaka kukwiba, barashaka kurimbura ubuzima bwawe, ariko ibyo ngibyo ntibabishobora batinjiye mu buzima bwawe, kandi hari inzira bacamo binjira mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo ni wowe ufite controle kuri izo nzira, ushobora kuzifungura cyangwa ukazifunga. Ni ukuvuga ngo ufite controle ku nzira zinjiza abadayimoni mu buzima bwawe. Iyi miryango rero tugiye kwiga yinjiza abadayimoni mu buzima bw'abantu, ndakwinginze kugira ngo uyikurikire, kuko nutayimenya ingaruka bizakugiraho ni nyinshi. Ingaruka ya mbere nakubwira nuko nutamenya iyi miryango yinjiza abadayimoni mu buzima bwawe, icyambere kubera ko utazi aho abadayimoni binjirira, ntabwo uzamenya umuryango ugomba gufunga. Bityo rero uwo muryango nutawufunga n'ubundi bazakomeza kwinjira. Ikindi
nushaka kwirukana satani mu buzima bwawe cyangwa kwirukana umudayimoni ngo umusohore mu buzima bwawe, ntabwo bizakunda. Kuko itegeko ryo mu mwuka ritubwira, itegeko ryo mu mwuka dore ukuntu riteye. Ntabwo dayimoni ashobora gusohokera mu nzira atinjiriyemo. Inzira dayimoni yinjiriyemo atera ubuzima bwawe ni nayo asohokeramo. Iyo utazi rero inzira dayimoni yinjiriyemo atera ubuzima bwawe, ntabwo wapfa kumusohora mu buzima bwawe, kuko ntabwo wamenya aho umusohorera, kuko dayimoni ntashobora gusohokera mu nzira atinjiriyemo. Iri hame ryo mu mwuka nushaka urifate mu mutwe, nushaka ureba ahantu ryandika, ntabwo dayimoni ashobora gusohokera mu nzira atinjiriyemo. Inzira yinjiriyemo ni nayo asohokeramo. Iyo uzi inzira yinjiriyemo rero, kumusohora biroroshye. Umusohorera muri iyo nzira, warangiza ukayifunga, ntazashobore kongera kugaruka mu buzima bwawe. Ariko iyo utazi inzira yinjiriramo, aguma yinjira uko yishakiye, kuko ntiwamenya umuryango uri bufunge. Ikindi ntiwamusohora kuko ntiyasohokera hatinjiriye. Ibi rero niyo mpamvu iyi miryango igomba kumenyekana. Ubu rero tugiye kwiga iyi miryango abadayimoni bacamo batera ubuzima bw'umuntu. Uyikurikire. Uyu munsi ndavuga wenda ku miryango 7, tuzakomeza iyi nyigisho, ntabwo ngiye kuyisoza uyu munsi. Ngiye kuvuga ku miryango 7, yindi nzayikomeza ku nyigisho izakurikiraho. Biragusaba gukurikirana iyi nyigisho kandi ukazakurikirana n'inyigisho izakurikira iyi ngiyi, kuko iyi nyigisho iraza kubamo ibice 2. Ngiye kuvuga ku miryango 7 gusa bitewe n'umwanya uhari. Ku nyigisho izakurikiraho tuzavuga ku yindi miryango. Umuryango wa mbere dayimoni yinjiriramo atera ubuzima bw'umuntu ni umuryango witwa inkomoko. Ndagira ngo aka kantu kumve neza. Umuryango wa mbere dayimoni yinjiriramo atera ubuzima bw'umuntu ni umuryango witwa inkomoko. Inkomoko ni ukuvuga ngo dayimoni ashobora kubona inzira mu buzima bw'umuntu bitewe n'inkomoko y'uwo muntu, aho uwo muntu akomoka. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu akomoka mu muryango w'abantu batakoreye Imana, iyo umuntu akomoka mu muryango w'abantu bakoraga ibizira bidashimwa n'Uwiteka, iyo umuntu akomoka mu muryango w'abantu bikuruye mu byaha igihe kirekire, bakoraga ibizira byangwa n'amaso y'Uwiteka, ni ukuvuga ngo iyo umuntu aturuka muri uwo muryango, ni ukuvuga ngo abadayimoni babona inzira mu buzima bw'uwo muntu baciye muri iyo nkomoko. Ni ukuvuga ngo abadayimoni bakoreshaga ibyaha ababyeyi be cyangwa se abo yakomotseho, nabo badayimoni bakomeza kugenda ku buzima bw'uwo muntu kugira ngo bamukoreshe ibyaha bimwe nk'ibyo abasekuruza be bakoraga cyangwa ababyeyi be bakoraga. Ni ukuvuga ngo ibyago n'amakuba abadayimoni bazanaga ku buzima bw'abantu wakomotseho, ibyo byago n'amakuba babadayimoni baba bashaka kubizana ku buzima bwawe kugira ngo ibyababayeho nawe bikubeho. Niba bari abakene nawe ube umukene, niba hari ibirwara byabakururukagaho nawe bigukururukeho. Ni ukuvuga ngo ibyago n'amakuba abadayimoni batezaga abo wakomotseho baba bashaka kugira ngo nawe babiguteze, kandi inzira barayibona kuko bakomokaho. Ni ukuvuga ngo inkomoko, ni ukuvuga ngo dayimoni ashobora kubona inzira mu buzima bw'umuntu bitewe n'aho uwo muntu akomoka. Aha ngaha ndagira ngo mubyumve neza. Reka dukoreshwe icyanditswe cyo mu maganya ya Yeremiya 5:8. Amaganya ya Yeremiya 5:8. Reka twumve uko havuga. Amaganya ya Yeremiya 5:8. Hano baratubwira mu maganya ya Yeremiya 5:8 ngo ba data bakoze ibyaha, ngo kandi ntibakiriho, ngo natwe twikoreye ibicumuro byabo. Ngo ba data bakoze ibyaha, ngo kandi ntibakiriho, ngo natwe twikoreye ibicumuro byabo. Ni ukuvuga ngo abo twakomotseho bakoze ibyaha ntabwo bakiriho, barapfuye. Cyangwa wenda biranashoboka ko banakiriho da, kuko hari abakiriho hari n'abapfuye. Ariko dore ikintu gihari nshaka kuvugaho, ngo twikoreye ibicumuro byabo. Ni ukuvuga ngo ngewe nta byaha nakoze, ni ibyakozwe n'abo nakomotseho, ngo ariko ngo ngewe Valens ngo ndabyikoreye. Donc nikoreye ibicumuro byabo nakomotseho, nikoreye ibicumuro by'ababyeyi banjye, nikoreye ibicumuro by'abasokuruza banjye. Ni ukuvuga ngo hari ingaruka ziba ku buzima bwanjye, hari ibyago n'amakuba, hari abadayimoni bagenda ku buzima bwanjye binjiriye mu muryango wa karande, binjiriye mu gisekuru, noneho bagakomeza bakinjira no mu buzima bwanjye kuko turi amaraso amwe.
ni ukuvuga ngo ndamaraso amwe nabona akomotseho. Niyo mpamvu abadayimoni bagendaga ku buzima bwabo babona inzira mu buzima bwanjye kuko mbakomokaho. Iyo rero ngewe ntasobanukiwe ibintu bijyanye na deliverance, ibintu bijyanye no kubohoka, ngo nce uwo mugozi wa karande, ni ukuvuga ngo abadayimoni bakomeza kwambukira kuri uwo mugozi bagatera ubuzima bwanjye. Kubera iki? Ntabwo nabimenye, ntabwo nasobanukiwe ibijya mbere mu isi y'umwuka, ntabwo nasobanukiwe ko hari umugozi umuza nabo nakomotseho. Uwo mugozi abadayimoni bakawambukiraho kugira ngo ibyabaye kubona komotseho nanjye bimbeho, kugira ngo ibyo bakoreshaga bona komotseho nanjye babinkoreshe. Ni ukuvuga ngo hari umugozi, hari akagozi mu buryo bw'umwuka kaguhuza n'umuryango ukomokamo, kaguhuza n'abasokuru bawe muri amaraso amwe. Hari ibyo bita unholy soul ties, ni ukuvuga ngo mu buryo bw'umwuka hari akagozi kabahuza. Iyo rero utazi guca ako kagozi, ni ukuvuga ngo abadayimoni barakomeza bakambuka ku buzima bwawe baturutse mu gisekuru, baturutse mu bo wakomotseho, bakajya batera ubuzima bwawe binjiriye mu nkomoko. Kubera iki? Kuko abo wakomotseho ntibakoreye Imana, babaga mu byaha, bafunguriye inzira abadayimoni. Ni ukuvuga ngo abadayimoni babaga mu buzima bwabo babakoresha ibyo bashaka, bagahita rero bambukira kuri ka kagozi kaguhuza nabo kuko nabo bakomokaho muri amaraso amwe. Iyo rero utazi guca ako kagozi, ni ukuvuga ngo urwo rugamba ntabwo uzakira urugamba rw'abadayimoni bagutera baturutse mu muryango ukomokamo. Ugomba guca ako kagozi. Ni ukuvuga rero ngo iyo wowe udiringa n'ibyaha byawe ukora, ariko ntumenye kudiringa n'ibyaha byakozwe n'abasokuruza bawe cyangwa byakozwe n'ababyeyi bawe, wowe ukareba ku byawe gusa, ibyabo ntubirebeho, ni ukuvuga ngo iki gihe ni ukuvuga ngo uzakomeza guhura n'ibibazo bya karande, ibibazo bituruka mu muryango wawe. Kuko ngewe Valens niba ndi umusambanyi, ni urugero, hakaba hari ingaruka ziri ku buzima bwanjye zitewe n'ubusambanyi nkora cyangwa se n'ibindi byaha naba nkora. Ibyo byaha mbyihannye, izo ngaruka zamvaho kuko zatewe nabyo. Ariko ibyaha byatewe n'umuryango nakomotsemo, ibyaha ni ukuvuga ngo ingaruka ziri ku buzima bwanjye ziturutse mu muryango nkomokamo, ntabwo zishobora kumvaho ntasubiye inyuma ngo ndebe umuryango nkomokamo, menye ibintu bakoraga, ngihane, donko njye mu cyimbo cyabo mfukame ku bwabo, nihane ku bw'ibyaha by'abasokuruza banjye. Iyo utazi kwihanira umuryango wakomotsemo, iyo utazi kwirukana imyuka ituruka mu muryango wakomotsemo, iyo utazi kwirukana imyuka ya karande, ni ukuvuga ngo biragoye cyane. Ni ukuvuga ngo uyu mugozi ugomba kuwuca. Ntabwo ugomba kureba ibyawe gusa, ugomba kureba n'umuryango wakomotsemo, ukamenya ibyabaye mu muryango wakomotsemo, ukamenya ibyaha bakoraga, ukamenya uko bitwaraga imbere y'Imana, ukamenya imyuka yabagendagaho n'imyuka yakoranaga nabo, ukamenya abazimu baterekeraga, ukamenya imihango ya gipagani bakoraga. Warangiza ukajya kudiringa n'ibyo bintu. Iyo utazi kugira icyo ubikoraho ukabyihorera wowe ugahogera kwirebaho gusa, nturebe iyo ukomoka, biragoye kugira ngo uzatsinde abadayimoni. Abadayimoni bazahora binjira mu buzima bwawe baciye mu nkomoko. Wowe ushobora kuvuga uti ni sawa, ariko mu nkomoko yawe biteye bite? Ahangaha rero tuzavugaho umuryango wa mbere tubonye, ni umuryango witwa inkomoko. Ni abadayimoni binjira mu buzima bw'umuntu baciye mu nkomoko y'uwo muntu, kubera ko aturuka mu muryango w'abantu bakoraga ibizira bidashimwa n'Uwiteka. Tugiye kureba umuryango wa kabiri abadayimoni binjiriramo batera ubuzima bw'umuntu. Umuryango wa kabiri abadayimoni binjiriramo batera ubuzima bw'umuntu ni umuryango bita icyaha, kwica itegeko. Ni ukuvuga ngo kwica itegeko ry'Imana cyangwa se icyaha. Ni ukuvuga rero ngo Imana yadushyize kuri iyi si, irangije iduha, mbere y'uko mbisobanura neza kugira ngo byumvikane, reka tubanze tujye mu Itangiriro 2:15. Tubanze tujye mu Itangiriro, mbanze mbabwire tubisobanure neza tugendeye kuri Bibiliya. Itangiriro 2 umurongo wa 15 kugera kuri 17 haranditse ngo Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho. Ndagira ngo wumve ibintu Imana ikoze. Imana ifasha umwana w'umuntu imushyira mu ngobyi ya Edeni
imaze kumushyira mu ngobyi ya Edeni, irangije umva ikintu ikoze, imuhaye itegeko, imuhaye amabwiriza, imuhaye itegeko agomba gukurikiza. Imubwiye ko ku bindi biti byose ashobora kurya uko ashaka, ngo ariko ku giti cy'ubwenge kimenyesha icyiza n'ikibi ngo ntazakiryeho. Ni ukuvuga ngo ashyizwe muri Edeni, ariko ahawe amabwiriza, ahawe itegeko n'Imana imushyize muri Edeni. Dore rero ukuntu bigenda mu isi y'umwuka. Iyo Imana iguhaye amategeko n'amabwiriza ugomba kugenderaho, ni ukuvuga ngo ukarenga ku itegeko Imana yaguhaye, ukica itegeko ry'Imana. Ni ukuvuga ngo ukarenga ku mabwiriza Imana yaguhaye. Iyo wishe itegeko wahawe n'Imana, ni ukuvuga ngo uba ufunguriye umuryango abadayimoni. Abadayimoni bahita binjira mu buzima bwawe, bagakora ibyo bagomba gukora. Ibyo bagomba gukora ni ibiki? Twabibonye, ni ukwica, ni ukwiba, ni ukurimbura. Ni ukuvuga ngo abadayimoni bashobora kubona inzira mu buzima bw'umuntu bitewe n'itegeko ry'Imana uwo muntu yishe, bitewe n'amabwiriza uwo muntu yahawe n'Imana arenzeho, bitewe n'icyaha uwo muntu akoze. Noneho si bya bindi ibyaha byakozwe nabo nakomotseho, ntabwo ari bya bindi bya karande. Noneho ninjye ubwanjye itegeko nishe, ni amabwiriza y'Imana ndenzeho. Ni ukuvuga ngo n'icyaha njyewe ubwanjye nkoze, noneho gifunguriye inzira abadayimoni. Iyo rero wishe itegeko ry'Imana uba ukinguriye inzira abadayimoni. Uko rero niko byagenze kuri aba bagabo Adamu na Eva. Bashyizwe mu ngobyi ya Edeni, bahabwa itegeko bagomba kugenderaho, babwirwa imbuto z'ibiti bagomba kuryaho, ariko bagira igiti babuzwa, bahabwa itegeko n'Imana. Noneho dayimoni cya Satani ibi yarabizi. Satani yari mashakisha inzira mu buzima bw'aba bantu, ariko akabona ko inzira atapfa kuyibona mu gihe cyose bari kubaha itegeko ry'Imana. Noneho dore ikintu Satani yakoze. Uza gusoma iki gice ujya mu gice cya 3, uraza kureba ukuntu ngo inzoka yaje igashukashuka, ikabashukashuka kugira ngo barye ku giti Imana yababujije. Kuko Satani yarabizi neza ko nibaramukabisha itegeko ry'Uwiteka, bakarya ku giti Imana yababujije, voilà, azaba abonye inzira yo kwinjira mu buzima bwe, hanyuma akora icyamuzanye. Uko rero niko byagenze. Satani yaraje aramwegera, amaze kwegera Adamu, aba bagabo babiri Adamu na Eva, ko Satani yabonaga bitari bukunde ko yinjira mu buzima bwabo, yabuze inzira, kandi akaba azi ko inzira araza kuyihabwa no kuba bakwica itegeko ry'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi yashoboraga kubashuka ngo bakore, ariko ikintu yabashutse gukora ni igiki? Ni ukurya ku giti Imana yababujije. Ibindi biti byose kubiryaho ntabwo byari kwinjiza Satani mu buzima bw'abo bantu. Kubera iki? Kubera ko ibyo biti bari babyemerewe, ariko cya giti bari babujijwe n'Imana nicyo Satani yabashutse kugira ngo baryeho. Kuko Satani yari abizi neza ko umunsi bishe itegeko ry'Uwiteka bakanyuranya n'amabwiriza bahawe, azabona inzira mu buzima bwabo. Baje kumvira iryo jwi rero, inzoka yarabashutse, barya kuri icyo giti, bakiriyeho, voilà. Nuko Satani yabonye inzira mu buzima bw'umuntu. Satani ababonye inzira rero, kuva icyo gihe rero banyuranya n'amabwiriza bari bahawe n'Imana. Kuva icyo gihe bishe itegeko ry'Uwiteka, bakarya ku giti Imana yari yababujije. Satani yahise abona inzira mu buzima bw'umuntu. Aho rero niho intambara zatangiriye, niho ibibazo byatangiriye, niho urupfu rwaziye, niho ikintu bita hard working cyaje, ibintu bita umuvumo, umuntu agakora ariko akabona bikeya, akiyuha kuya, ariko ugasanga ibi bintu byo intambara zatangiye kuva umwana w'umuntu yica itegeko ry'Imana akarirengaho. Ubuzima bw'umuntu atangira kugira ibyo yica, atangira kugira ibyo yiba, atangira kugira ibyo rimbura. Ni ukuvuga ngo inzira yayifunguriwe n'umwana w'umuntu igihe yemeye kurya ku giti Imana yari yamubujije. Iyo niyo nzira ya kabiri rero abadayimoni binjiriramo iyo bageze. Abadayimoni binjiriramo iyo bashaka gutera ubuzima bw'umuntu, binjirira mu nzira y'icyaha. Ni ukuvuga ngo dayimoni ashobora kubona inzira mu buzima bwawe bitewe n'icyaha ukoze, bitewe n'itegeko ry'Uwiteka wishe, bitewe n'amabwiriza Imana yaguhaye urenzeho. Tugiye no muri Yeremiya 4:18, wenda reka naho masome wumva uko havuga. Yeremiya 4:18 haravuga ngo inzira yawe n'imirimo yawe nibyo biguteje ibyo bitero. Inzira yawe n'imirimo yawe nibyo biguteje ibyo bitero. Hano ntabwo bavuga karande noneho ibyabo wakomotseho, ni wowe noneho ngo inzira yawe n'imirimo yawe nibyo biguteje ibyo bitero.
ngaho rero turakomeje, ni ukuvuga ngo kubijyanye n'itegeko, kubijyanye n'amabwiriza umuntu ahabwa n'Imana cyangwa se amategeko umuntu ahabwa n'Imana, aya mategeko agabanijemo ibice bibiri. Aka kantu ndagira ngo nako ukamenye. Amategeko cyangwa amabwiriza umuntu ahabwa n'Imana agabanijemo ibice bibiri. Hari amategeko ya rusange ahabwa buri muntu wese utuye kuri iyi si nta n'umuvuyemo, areba buri muntu wese. Hakaba n'andi mategeko n'amabwiriza y'umwihariko umuntu ahabwa n'umwuka wera, bitewe n'uko umwuka wera yabonye ubuzima bw'uwo muntu, bitewe n'uko umwuka wera yabonye ibikugarije, n'uko ubuzima bwawe bwo mu mwuka bumeze. Afite ibintu ashobora kugusaba kubahiriza no kugenderaho no gukora bitandukanye n'ibyo asaba abandi. Ibi ngibi ndagira ngo bimenye neza. Duhereye ku mategeko ya mbere, itegeko rusange. Nk'ubu tuvuge, ndatanga urugero ku itegeko rusange. Iyo muvuga ngo ntuzibe, kwiba, kutiba, ngo nukuvuga ngo nta muntu n'umwe ku isi wemerewe kwiba. Iri ni itegeko rusange rireba buri muntu wese. Ibi ntabwo nkeneye kubaza Imana ngo ese ngewe no. Ibi ntabwo babaza Imana, ntabwo babaza umwuka wera, nta muntu n'umwe wemerewe kwiba. Iyo tuvuga gusambana, iri ni itegeko rusange. Nta muntu n'umwe wemerewe gusambana. Nukuvuga ngo iri ni itegeko rusange rireba buri muntu wese. Iyo tuvuga kubeshya, nta muntu n'umwe ushobora kumbwira ngo ariko ngiye kubeshya ndabyemerewe. Ngo abandi bo ntago bagomba kubeshya ngo ariko ngewe narabyemerewe Imana. No. Iri ni itegeko rusange. Wumvise? Iyo tuvuga kuroga, nta muntu n'umwe wemerewe kuroga ngo avuga ngo ngewe nemerewe kuroga. Iyo mbikoze ntabwo Imana imbaraho icyaha. Ni itegeko rusange. Ariko aya ni amategeko rusange. Aya mategeko y'urusange niyo dusoma muri Bibiliya. Muri Bibiliya. Hari andi mategeko rero n'amabwiriza umuntu ahabwa noneho ku giti cye, ari personal. Wumvise? Nibyo bita ngo ni personal instructions, ni amabwiriza noneho yawe ku giti cyawe atareba undi muntu. Umwuka wera akaza akitegereza ubuzima bwawe uko bumeze, akareba inkomoko yawe uko imeze, akareba ibikurwanya n'ibikugarije, akareba mu isi yawe y'umwuka, noneho bigatuma agira ibyo gusaba kugira ngo ubohoke, bigatuma agira ibyo gusaba bitandukanye n'ibyo asaba mugenzi wawe. Ku buryo ngewe ni nk'uko, reka mbahe nk'urugero kugira ngo mubyumve neza. Ni nk'uko tujya kwa muganga, umuntu ajya kwa muganga, muganga akamwitegereza, noneho muganga akavuga ati rero mugenzi wanjye nkurikije ukuntu nkubonye, ubuzima bwawe nabwitegereje, twagucishije mu cyuma, twakubonye ukuntu umeze, wowe isukari ntuzongere kuyinywa. Ndagira ngo wumve, abandi banywa isukari ariko ngo ngiye sinzongere kuyinywa kuko muganga yambonye uko nteye. Ni ukuvuga ngo abandi barayinywa ariko njye niyinywa bizantera ikibazo. Muganga ashobora kunyitegereza akavuga ati ariko rero Valens ukuntu nkubonye, reka nkubwire, nkugire inama hakiri kare. Ni ukuvuga ngo ikintu cyitwa umunyu cyangwa amavuta kuva uyu munsi kireke. Uri kunyumva? Abandi baranywa umunyu, abandi bararya amavuta, ariko ngo Valens we ngo areke umunyu n'amavuta. Bite no kubera iki? Ni ibintu muganga yabonye mu buzima bwanjye. Uko rero niko bigenda no mu mwuka. Buriya hari ibintu umwuka wera abona mu buzima bwawe, akabona isi yawe y'umwuka ukuntu iteye, akabona ubuzima bwawe bwo mu mwuka ukuntu buteye, akabona ibikurwanya n'ibikugarije naho ukomoka, akagira ibintu agusaba biri personal bitandukanye n'iby'abandi. Niyo mpamvu uzasanga bamwe ababuza ibyo atabuza abandi. Ubu hari uwashobora kubuza ibya bindi tuvuga, abona nk'umukobwa bujijwe kwambara amaherena kandi abandi bayambara, ukabona nk'umukobwa bujijwe za makiyaje, ukabona nk'umuntu abujijwe kwambara ipantaro, ashobora no kumbuza. Ni ukuvuga ngo hari n'igihe nk'ubu ngewe hari igihe umwuka wera yigeze ku instructions, hari ahantu nakundaga kujya, umwuka wera arambwira ngo wowe nujya kujya ahantu ujye ubanza usenge. Ndagira ngo wumve icyo kintu. Abandi bajyayo nta kibazo, ariko wumve ngo ngewe ngo ningewe ngo manze nsenge. Uzi ikintu umwuka yari yabonye? Umwuka yari yabonye ibindwanya bikomeye aho hantu. Mu gihe undi we arajyayo nta kibazo, ntabwo arabanza gusenga, cyangwa se arasenga bisanzwe. Ariko nge mpabwa amabwiriza yo kubanza gusenga kubera ibindwanya umwuka wera abonye aho hantu. Rero hari amabwiriza rusange, hakaba n'amabwiriza yawe y'umwihariko. Ni ukuvuga rero ngo reka nkubwire, navuze ko iyo umuntu arenze ku mabwiriza y'Imana, iyo umuntu yishe itegeko ry'Imana, ni ukuvuga ngo Satani ahita abona inzira mu buzima bw'uwo muntu. Ayo mabwiriza rero ari ubwoko bubiri. Iyo wishe itegeko rusange, Satani yinjira mu buzima bwawe. Niyo wishe itegeko ryawe ry'umwihariko, Satani yinjira mu buzima bwawe. Bivuga rero ngo ugomba kumenya amabwiriza rusange, warangiza ukamenya amabwiriza yawe y'umwihariko uhabwa n'umwuka wera. Niyo mpamvu igihe cyose Imana izaba iri kuvugana nawe, ujye ukunda gutega amatwi wumve ikintu Imana ikubwira.
utavuga gusa ngo ngewe ndi umuntu usoma Bibiliya ngo nzi ngo Bibiliya yose ndayizi ngo kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe ngo buriya Bibiliya yose nyizi mu mutwe. No, ushobora kuba uzi Bibiliya yose kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe, ariko kutumva ikintu Imana ivugana nawe cy'umwihariko bikaba byashyira ubuzima bwawe mu kaga. Ubu nkaba nshobora kugira igicumbi nagerayo cyangwa nagera ahandi hantu nkahura n'akaga kuko hari amabwiriza Imana yampaye ntakurikiza nkagenderaho. Uranyumvise? Ibi rero ni ibintu tuzajya tubivuga, ntago nabivuga cyane ngo mbirangiza aka kanya. Ibi tuzajya tugenda tubiganiraho gahoro gahoro, ariko ibi bintu ugomba kubyumva. Iyo umuntu yishe itegeko ry'Imana, iyo umuntu yishe amabwiriza ahabwa n'Imana, iyo umuntu akoze icyaha, ibyo nibyo ni kimwe mu bintu bifungurira inzira abadayimoni mu buzima bw'umuntu. Iyo ni inzira ya kabiri abadayimoni bacamo. Tugiye ku nzira ya gatatu. Inzira ya gatatu abadayimoni banyuramo ni noneho hano navuga ngo ni linki umuntu afitanye n'umunyacyaha. Noneho wowe ntabwo ari bya byaha bya karande twavuze bifungurira inzira abadayimoni mu buzima bw'umuntu, ntabwo ari cya cyaha wowe ubwawe wakoze kigiye gufungurira inzira abadayimoni mu buzima bwawe. Noneho ahubwo dayimoni ashobora kwinjira mu buzima bw'umuntu bitewe n'isano umuntu afitanye n'umunyacyaha cyangwa se ibyo umuntu ahuriyeho n'umunyacyaha. Si je peux dire, ni ukuvuga ngo iyo ukunda gukururukana n'umunyacyaha, iyo umunyacyaha hari ibintu muhuriyeho, mukunda kugendana, mukunda gukururukana, hari ibintu byinshi muhuriyeho, dayimoni ashobora kubona inzira mu buzima bwawe aciye muri ako kagozi, aciye muri iyo nzira, kubera link ufitanye n'umunyacyaha. Ugasanga uraterwa n'abadayimoni atari uko wowe hari ibyaha ukora, ahubwo kubera link cyangwa se ibyo uhuriyeho n'uwo munyacyaha, kubera ibyo mufatanije, kubera uburyo mugendana, mukururukana, ibyo muhuriyeho, ibyo mukorana, donc bigatuma Satani yinjira mu buzima bwawe aciye muri uwo mugenzi wawe. Ibi rero nabyo turaza tugiye muri YESU igice cya 7, twazamo uze gusoma YESU igice cya 7. Ntago ngiye kuhasomera kuko ndimo ndacungana n'iminota. YESU igice cya 7 uzabona uburyo abayisirayeli bari bagiye guhura n'akaga, bajya mu ntambara, baratsindwa, baraneshwa, atari uko hari ikindi cyaha bakoze, nuko hari umunyacyaha bari bifatanije nawe, hari umunyacyaha wari uri hagati muri bo. Imana yari yabahaye, dore ya mategeko nababwiye, bya bintu nari mbabwiye by'amabwiriza umuntu ahabwa ku giti cye y'umwihariko. Bari bahawe amabwiriza yo kudafata ku byashinganwe. None harimo umuntu muri bo wafashe ku byashinganwe witwa Akani. Biza gutuma Abisirayeli, kuko bari bifatanije nawe, bajyana nawe ku rugamba, biza gutuma batsindwa intambara kubera umuntu bari kumwe nawe, kubera umuntu bifatanije nawe, kubera umuntu barimo bagendana nawe. Biza gutuma bose bagibwaho no gutsindwa intambara, no gutsindwa n'ababisha babo. Kubera iki? Kubera umugabo bita Akani wari uri kumwe nabo. Satani abona inzira mu buzima bwa Yosuwa n'abandi bayisirayeli bari kumwe nawe, biciye muri uwo muntu bifatanije umunyacyaha. Uko niko byagenze rero. Tugiye no mu gitabo cya Yona 1:7. Mu gitabo cya Yona muzabona uburyo abantu bari mu nkuge. Noneho Yona kubera ko yari yarenze ku mabwiriza Imana yari yamuhaye, Imana yari yamuhaye amabwiriza yo kwerekeza i Nineve, acikira i Tarushishi. Urumva? Noneho arimo yerekeza i Tarushishi, ubwato yari arimo bushaka kurengerwa. Abari bari kumwe nawe muri ubwo bwato bose bari bagiye guhura n'ibyago n'amakuba n'ingorane bitewe n'umuntu bari kumwe nawe mu bwato. Bo nta cyaha bakoze, ahubwo bari kumwe n'umunyacyaha, bifatanije nawe urugendo, hari ibyo bari gukorana nawe. Bizi gutuma nabo ubwabo Satani ashobora kubona inzira mu buzima bwabo kubera umunyacyaha bifatanije nawe. Ibi rero nabyo ndagira ngo byumve, hari ubwo Satani cyangwa abadayimoni bashobora kubona inzira mu buzima bwawe bitewe n'umuntu mwifatanije, bitewe n'umuntu mugendana, bitewe n'umuntu mukururukana, bitewe n'umuntu mufite ibyo muhuriyeho w'umunyacyaha. Satani akabona inzira mu buzima bwawe aciye muri uwo muntu. Ibi rero ndagira ngo nabyo ubyumve neza. Hari amabwiriza Imana, ni ukuvuga ngo igihe cyose wifatanije n'umunyacyaha ujye witonda. Hari igihe Satani ashobora guca muri iyo nzira biciye muri uwo muntu mwifatanije, mugendana, mukururukana. Aka ngaka ndagira ngo ukumve. Niyo mpamvu batubwira ngo kwifatanya ngo mwitandukanye n'abatizera. Umvise ngo uwizera n'utizera bahuriye he? Umunyabyaha umukiranutsi n'umunyacyaha bahuriye he? Uzabisoma nabyo. Bibiliya itubwira kutifatanya n'abatizera. Iyi rero ni inzira ya kabiri
ya gatatu abadayimoni bacamo batera ubuzima bw'umuntu. Tujye ku nzira ya kane ko turimo turareba imiryango. Twabonye umuryango wa mbere inkomoko, tubona umuryango wa kabiri icyaha cyangwa kwica itegeko ry'Imana wahawe, tugiye umuryango wa gatatu nawo turawubonye. Umuryango wa gatatu twabonye ko Satani ashobora kwinjira mu muryango w'umunyacyaha mwifatanije. None tugiye ku muryango wa kane. Umuryango wa kane rero ni kwatura nabi. Kwatura nabi ni ukuvuga ngo dayimoni ashobora kubona inzira mu buzima bw'umuntu bitewe n'amagambo uwo muntu yatuza akanwa ke. Ni ukuvuga ngo amagambo yawe, amagambo watuza akanwa kawe ashobora gufungurira inzira dayimoni mu buzima bwawe bitewe n'amagambo watuza akanwa kawe. Iyo umuntu akunda kwatura amagambo mabi, iyo umuntu akunda ni ukuvuga ngo biturutse mu kutizera, biturutse mu bwoba umuntu afite, biturutse mu buzima bwo gushidikanya umuntu abamo, bishobora kumutera kwatura amagambo mabi, akiyaturiraho gutsindwa, akiyaturiraho kuneshwa, akiyaturiraho urupfu, akiyaturiraho ubukene, akiyaturiraho kunanirwa, biturutse mu kutizera uwo muntu agira, biturutse mu bwoba no mu gushidikanya kuba mu buzima bw'uwo muntu, bikamutera kwatura amagambo mabi. Noneho dayimoni akabona inzira mu buzima bw'uwo muntu biturutse mu magambo uwo muntu yatuza akanwa ke. Tugiye mu gitabo cy'imigani 18, imigani 18, imigani 18, umurongo wa 21, baratubwira ngo ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Ngo ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, ngo abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Ni ukuvuga ngo ururimi rushobora kukuzanira urupfu, ururimi rushobora kukuzanira ubukene, ururimi rushobora kukuzanira kurimbuka. Ni ukuvuga ngo abarukunda ngo bazatungwa n'icyo ruzana. Ni ukuvuga rero ngo dayimoni ashobora kubona inzira mu buzima bw'umuntu bitewe n'amagambo uwo muntu yatuza akanwa ke. Ijambo watuza akanwa kawe rishobora gufungurira dayimoni inzira. Niyo mpamvu nababwiye ngo rimwe na rimwe hari igihe Satani ashaka kwinjira mu buzima bw'umuntu akabura inzira, noneho bigatuma ashakisha buryo ki wakwatura amagambo mabi. Wamara kuyatura bitewe n'ubwoba ugize no kutizera, ukaba rero wemeranije nawe, bigatuma no Satani yinjira mu buzima bwawe bitewe n'iki? Kuko wamaze kwemeranya nawe. Mutaremeranya byari bimugoye kwinjira mu buzima bwawe, ariko kubera ubwoba ugize, kubera kutizera ugize, kubera gushidikanya kuje mu buzima bwawe, ukaba uhise ubyatuza n'akanwa kawe kuzatsindwa, kuzaneshwa, bikorohereza Satani gusohoza icyo kintu. Kuko ijambo riri negatifu umuntu yatuje akanwa ke, ni ukuvuga ngo abadayimoni barigenderaho kugira ngo basohoze icyo bashaka gusohoza mu buzima bw'umuntu. Ariko ijambo riri pozitifu umuntu yatuza akanwa ke, abamarayika b'Imana barigenderaho kugira ngo basohoze umugambi w'Imana ku buzima bw'uwo muntu. Rero ugomba kurinda akanwa kawe, ukirinda kuvuga ibibi, ukirinda kuvuga iby'Imana idashaka. Ugomba kurinda akanwa kawe, ukamenya amagambo watuza akanwa kawe. Ni ukuvuga ngo ugomba kugira muri wowe kwizera Imana, ugomba kukwizera amagambo y'Imana, ukizera n'iby'Imana yakubwiye, akaba ari byo uzajya uhora watuza akanwa kawe gusa. Ariko igihe cyose watuje akanwa kawe amagambo aturuka mu kutizera no mu gushidikanya ku Mana, uba ufunguriye inzira abadayimoni. Iyi nzira rero niyo ya kane tubonye. Umuryango wa kane ni umuryango abadayimoni binjiriramo bitewe n'amagambo uwo muntu akunda kwatuza akanwa ke. Tugiye ku muryango wa gatanu. Umuryango wa gatanu abadayimoni binjiriramo batera ubuzima bw'umuntu, noneho n'ibyo we yaturiweho n'abandi bantu. Hano n'ibyo wiyaturiraho wowe. Noneho umuryango wa gatanu nibyo noneho abandi bakwaturiraho. Shobora kuba ibintu ari njye wabyiyaturiyeho, ariko hashobora kubaho n'igihe noneho atari njye wabyiyaturiyeho, ari abandi babinyaturiyeho ariko bafite ikintu bashingiyeho, kuko kwaturiraho ibintu agira icyo ashingiraho. Hano turaza abakwaturiraho ibintu bitari byiza bishobora kugukururira akaga. Hano turabanza tuvuge abanzi bawe. Umwanzi wawe ashobora kugambirira kukwaturiraho umuvumo, kugira ngo ashyire ubuzima bwawe mu kaga, kubera ko n'ubundi n'icyo ashaka n'icyo agambiriye, arifuza ko ubuzima bwawe bwarimbuka, arifuza ko wabaho nabi, arifuza ko ubuzima bwawe bwajya mu kaga. Rero kubera ko akenshi baba bazi uko iki jambo rishobora gukora mu buzima bw'umuntu, bakatura ijambo ribi ku buzima bwawe bakakuvuma. Kandi rimwe na rimwe ugasanga uwo muvumo bakuvumye urafata, kubera ko nawe udahagaze neza mu by'umwuka. Ibi nkunda kubivuga kenshi, iyo umuntu adahagaze neza mu by'umwuka, akenshi abanzi be
bakunda kumukorera ibyo bashaka kuko basanga nta burinzi bumuriho, nta protection y'Imana iri ku buzima bwe. Hano rero turajya mu gitabo cyo kubara 22, igitabo cyo kubara 22:6. Kubara 22:6 haranditse ngo nuko ndakwinginze ngwino umvumire abo bantu kuko bandusha amaboko, ahari nzabanesha tubatsinde mbirukane mu gihugu, ngo kuko nzi yuko uhesha umugisha uhabwa, uwuvuma akaba ikivume. Ndagira ngo wumve, Abisirayeli bafite umwanzi, umuntu bita Baraki. Ni umuntu n'umwanzi w'Abisirayeli. Noneho ashatse gushyira mu kaga ubuzima bw'Abisirayeli. Agiye gushaka umuntu wazoberewe mu kuvuma, mu kwatura ibintu bibi ku bantu bikabasohoraho. Kuko ngo wahesheje umugisha ngo arawuhabwa, ngo wavumye ngo agahinduka ikivume. Bagiye gushaka umugabo bita Baramu kugira ngo avume Abisirayeli. Wumvise ukuntu bavuze ngo nzi yuko uhesha umugisha awuhabwa, uwuvumye akaba ikivume. Utagira ngo Baraki yagiye gushaka Baramu ashaka kumukoresha ibintu bitabaho. No, bari bazi ko ibi bintu bibaho, bari bazi ko bura afite n'ingero. Ugiye iyo baza Baraki yari kukubwira ingero z'abantu Baramu yavumye bakavumika, ngo nzi yuko yari abizi, yari afitiye experience. Noneho we ashaka kubikora no ku Bisirayeli kugira ngo ariko bigenda, ariko gusa ntabwo byaje gukunda. Ariko ndashaka ngo wumve ko ibi bintu bibaho. Habaho igihe donc uvuma umuntu akavumika iyo ufite ikishingira, iyo ufite impamvu zifatika. Ni ukuvuga ngo uwo muntu ashobora kuba ikivume. Ni ukuvuga ngo dayimoni ashobora kubona inzira mu buzima bw'umuntu bitewe n'ibyo bamwaturiyeho. Iyo bamwaturiyeho, donc hari igihe umuntu ashobora kwaturiraho ikintu kibi kigatuma dayimoni abona inzira mu buzima bwawe bitewe n'icyo bakwaturiyeho, cyane cyane bishingiye ku cyo nawe wakoze, bishingiye n'uburyo uhagaze mu mwuka. Ijambo bakwaturiyeho rishobora kugusohoraho, rigafungurira dayimoni umuryango mu buzima bwawe. Ikindi, hari igihe umuntu akwaturiraho ikintu atari umwanzi gusa, ahubwo bitewe gusa n'icyo noneho nawe wakoze. Umuntu ashobora kuba atari umwanzi wawe, ariko gusa wowe ukagira ikintu ukora ukamuhemukira. Noneho wamuhemukira akananirwa kwihangana no kugusabira umugisha, ahubwo kubera umujinya afite kubw'ubuhemu wamugiriye, akaba yahita kwaturiraho umuvumo biturutse muri uwo mujinya yagize. So ntago ari umwanzi wawe, ahubwo nuko hari icyo wakoze cyamuteye umujinya, ananirwa kwihangana no kugusabira umugisha ngo Imana ikubabarire, ahubwo we uwo mwanya agahita bishingiraho kubw'umujinya afite akakuvuma. Yakwaturiraho uwo muvumo kandi ugasanga dayimoni abonye inzira mu buzima bwawe biturutse n'umuvumo bakwaturiyeho kubera umuntu wagize ute, wahemukiye. Nigeze kubabwira ukuntu ushobora kujya kugura ikintu ahantu cyangwa kuguza amafaranga, ukabwira umuntu ngo ayo mafaranga yampe nzayagusubiza mu cyumweru kimwe, ukabirahirira kuzayamusubiza mu cyumweru kimwe. Warangiza ntuyamusubize kandi wayabonye ukamwambura. Noneho wa muntu n'ubukene yibereyemo yarakeneye ayo mafaranga, akababazwa cyane n'uburyo wamwambuye kandi azi neza ko wanabonye n'amafaranga wanze kuyamuha. Agahita akwaturiraho umuvumo, akagira ibibi akwaturiraho bitewe n'ubwambuzi wakoze ku buzima bwe. Noneho wa muvumo ukagukurikirana, dayimoni akabona inzira mu buzima bwawe bitewe n'ijambo uwo muntu yakwaturiyeho. Ibi bibaho rero, hari igihe dayimoni abona inzira mu buzima bw'umuntu bitewe n'amagambo abandi bantu bamwaturiyeho. Ahangaha ndagira ngo akanako mukumve, n'undi muntu uwo ari we wese afite impamvu ashingiyeho ashobora kugira ijambo yatura ku buzima bwawe ritari ryiza, rigafungurira dayimoni umuryango mu buzima bwawe. Cyane cyane nk'ababyeyi, urabona nk'ababyeyi Bibiliya itubwira ko tugomba kubaha ababyeyi. Ni ukuvuga ngo itegeko ry'Imana rivuga ko umubyeyi wawe ugomba kumwubaha. Mu rugero mbahaye, hashobora kubaho igihe rimwe na rimwe umuntu ashobora kuba mu buzima butubaha ababyeyi be. Umubyeyi wawe ukamwubahuka, ukamusuzugura, kandi itegeko rivuga ko ugomba kumwubaha. Noneho kuko warenze kuri iryo tegeko ry'Imana, kubera kumusuzugura bikamubabaza cyane, kuko icyo akubwiye cyose ntugikora, bigatuma kwaturiraho amagambo mabi, akaba yakwaturiraho umuvumo. Noneho wa muvumo umubyeyi yakwaturiyeho ukagukurikirana, ugasanga ubuzima bwawe burarangwa n'icyo yakwaturiyeho. Niba yakwaturiyeho ubukene, ugasanga koko nta kintu ugeraho mu buzima. Ni ukuvuga ngo dayimoni ashobora kubona inzira mu buzima bw'umuntu bitewe n'amagambo uwo muntu yaturiweho n'abandi bantu. Aha uyu muryango nawo ndagira ngo tuwumve neza. Ni ukuvuga ngo
iyo waturiweho amagambo mabi n'abandi bantu bafite icyo bashingiyeho gifatika kandi cyumvikana, kenshi bikunda gufungurira umuryango abadayimoni mu buzima bwawe. Aha rero naho mu bintu bya deliverance ni ibintu byitabwaho. Niyo mpamvu abantu bakora mu bintu bijyanye na deliverance bakoreshwa n'Imana cyane mu bintu bijyanye na deliverance. Akenshi Imana ikunda kubakora ku maso ikabereka ibibazo umuntu afite aho bituruka n'umuryango dayimoni yinjiriyemo, kugira ngo babone uko badiringa n'icyo kintu. Kuko utazi iyo umuntu ari guca mu bibazo akaza imbere yawe gusa, ariko utazi ni uwuhe muryango abadayimoni binjiriyemo batera ubuzima bw'uwo muntu. Iyo utazi uwo muryango biragorana kugira ngo ubohore uwo muntu, ariko iyo wamaze guhishurirwa cyangwa kumenya umuryango dayimoni yinjiriyemo, biroroha cyane kuwufunga. Niyo mpamvu akenshi Imana ikunda gukorana n'umuntu ikamuha ibimenyetso, ikamwereka ati uriya yaboshywe n'iki. Iyo rero wamaze kukimenya ushobora gukata uwo mugozi cyangwa se ukamubohora bitewe n'uko wamenye umuryango dayimoni yinjiriyemo. Kuko iyo wamenye uwo muryango ni nawe usohoreramo dayimoni. Reka dukomeze tugiye ku muryango wa 6 ari nawo ubanziriza uwa nyuma. Ibitumvikana neza tuzabisubiramo, dufite umwanya uhagije. Mwebwe mujye mubaza ibibazo, tubakinguriye inzira yo kubaza ibibazo. Igihe hari ikintu tumvisha cyangwa wumva gikeneye ubusobanuro bwimbitse, ujye unyandikira umbwire. Ushobora kunyandikira kuri telefone, ushobora gukora comment kuri YouTube ukambwira icyo tumvikanye neza kugira ngo nongere ntegure iyindi nyigisho yo kugisobanura neza. Kuko ibi bintu mugomba kubyumva neza kugira ngo muzabohoke. Ibi bintu utabyumvise neza kugira ngo uzabohoke biragorana. Rero ujye ubaza ibibazo aho utumvise nta kibazo. Reka nihute nkomeze, ngiye kukibanziriza icyanyuma, umuryango wa 6 abadayimoni binjiriramo batera ubuzima bw'umuntu. Dayimoni ashobora kubona inzira mu buzima bw'umuntu bitewe n'ikintu uwo muntu atunze. Ikintu utunze gishobora gufungurira inzira Satani mu buzima bwawe, akinjira akagira ibyo akora mu buzima bwawe bitari byiza, yinjiriye mu muryango w'ikintu utunze. Ikintu utunze gishobora gukururira akaga, kigafungurira umuryango Satani. Hano turavuga ikintu utunze ni ikintu kiriho umuvumo, ni ikintu cyavumwe. Ni ukuvuga ngo nigeze ntanga urugero rw'umuntu ushobora kujya mu bapfumu, noneho abapfumu bakagira akantu bamuha, akagira ibyo asaba abapfumu ko bamukorera, ibyo yifuza. Noneho bakagira akantu bamuha ko kujya yifashisha, bakamubwira uburyo azajya agakoresha kugira ngo ibibazo bye bikemuke. Wenda bakavuga bati nujya kuryama ujye ugashyira ku musego, cyangwa se ujye ukambara muri sentire, cyangwa se je sais pas quoi, ntabwo nzi uburyo babyo bakubwira, bafite uko babikubwira uzajya ugakoresha. Ako kantu kagatunga mu buzima bwawe. Kakantu niyo connexion, voilà, yo niyo connexion y'abadayimoni. Ni ukuvuga ngo uramutse unakishije ukagarukira Imana, ukavuga uti ibyo mbivuyemo, ariko kakantu kigafite karakomeza gufungurira umuryango abadayimoni mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo abadayimoni barakomeza kubona inzira mu buzima bwawe kubera ku kantu utunze. Iyo ako kantu utakajugunye cyangwa ngo gatwike, gashobora gukururira inzira abadayimoni bakinjira mu buzima bwawe bakabona inzira baciye mu kintu utunze. Biterwa n'ibyagitongereweho, biterwa n'ibyagikoreweho, biterwa n'aho icyo kintu gituruka, biterwa n'umuvumo uri kuri icyo kintu. Reka tusome mu gutegekwa kwa 2 7:26. Gutegeka kwa 2 7:26 baratubwira ngo ntuzajyana ikizira mu nzu yawe, ngo utagibwaho n'umuvumo nkacyo, ngo ahubwo uzacyanga urunuka, uzakigire umuziro, kuko ari ikintu kiriho umuvumo. Nagira ngo ubyumve, wumvisha ko ngo ni ikintu kiriho umuvumo, ngo ntuzakijyane mu nzu yawe. Kuko hari ikintu umuntu atunga kiriho umuvumo, kikaba cyaba connection n'abadayimoni. Abadayimoni bakajya binjira mu buzima bw'uwo muntu cyangwa mu rugo rw'uwo muntu bitewe n'icyo kintu, bitewe n'ibyagikoreweho, amagambo yagitongereweho, imihango yagikoreweho, umuvumo uri kuri icyo kintu. Bishobora gutuma kugitunga ubwacyo bifungurira inzira abadayimoni. Iyo rero nabwo byamaze kumenyekana ko ibibazo uhura nabyo biterwa n'icyo utunze, icyo kintu ugomba kukirekura, ukakijugunya, ukitandukanya nacyo kugira ngo ubohoke. Aha rero naho tugiye ku cyanyuma, rero turimo turasoza kugira ngo ku minota yagiye. Tugiye ku muryango wa nyuma abadayimoni binjiriramo batera ubuzima bw'umuntu, umuryango wa 7. Kuko navuze ko uyu munsi tuvuga imiryango 7, iyindi miryango tuzayivuga ku kindi cyigisho gikurikiyeho. Uyu munsi turavuga 7. Umuryango dushorejeho uyu munsi rero
ni umuryango. Abadayimoni bashobora kwinjira mu buzima bwawe, bakabona injira mu buzima bwawe bitewe n'ahantu uri, bitewe n'ahantu uherereye, bitewe n'ahantu utuye. Ahantu uri, ahantu uherereye, ahantu utuye, birashoboka ko dayimoni yabona inzira mu buzima bwawe bitewe n'ahantu uri. Ibi ngibi nakunze kubivuga kenshi, ariko nawe nishimiye kubikubwira. Nishimiye kukubwira ko kugira ngo ubimenye, kuko bizakubohora ngo muzamenye ukuri kuri kuzababatura. Habaho igihe umuntu aba ahantu, noneho aho hantu hakaba hari ibibi byahakorewe, hakaba hari ibizira ibyangwa n'amaso y'Uwiteka byakorewe aho hantu. Noneho bikaza gutuma aho hantu haba nk'igicumbi cy'abadayimoni, hakaba hari imyuka mibi ikorera aho hantu. Noneho uwo muntu yahagera agatangira guhura n'ibitera atajya agahura nabyo atarahagera. Ugasanga hari imyuka ikugendaho, ugahura n'intambara utigeze ugira utaragera aho hantu. Noneho ni ukuvuga ngo dayimoni akabona inzira mu buzima bwawe bitewe n'ahantu uri. Iyo rero umuntu ari guhura n'ubu bwoko bw'ibibazo, ubwoko bw'ibibazo bije ku buzima bwe bitewe n'ahantu atuye, ni ukuvuga ngo mu bijyanye na deliverance nta kindi kiba gishobora gukorwa. Iyo byamaze kumenyekana ko ibitero biri ku buzima bwawe bitewe n'ahantu utuye n'ahantu uri, ni ukuvuga ngo iki gihe nta kindi gishobora gukorwa. Ni ibintu bibiri gusa. Icya mbere, hashobora kubaho gusengera aho hantu hagahumanurwa, kuhasengera bakahahumanura. Bishobora gutuma ibyo bitero bikuvaho, kuko ntabwo ari icyaha ukora, ntabwo ari ibyaha byo mu muryango ukomokamo, ntabwo ari n'ahantu uri. Ni ukuvuga ngo hagomba kubaho gusengera aho hantu bakahahumanura. Iyo rero ibi bitabaye, iyo hatabayeho gusengera aha hantu ngo bahahumanure, ni ukuvuga ngo ikindi kiba gishobora gukorwa. Ikindi kintu umwuka wera ajya akunda guporopoza abantu, gusaba abantu, hari igihe gusaba icyo bita shifting, kwimuka ukava aho hantu, kuko hatashoboye gusengerwa ngo wahumanurwe. Iyo Imana itabonye umuntu ikoresha, iyo wowe udashobora gukoreshwa ngo wirukane iyo myuka kuko ikurusha imbaraga, cyangwa ntihaboneke undi munyembaraga waza ngo ahumanura aho hantu, kuko Imana ikoresha abantu. Utagira ngo Imana ngo gose ngo Imana kuki mbwiye kuhava ngo kuki tatamanutse ngo yirukane iyo myuka. No, Imana ifite ukuntu ikora. Imana ikoresha abantu. Iyo Imana ibuze umuntu ikoresha, iyo wowe udashobora kugukoresha kuko udafite imbaraga zo kwirukana iyo myuka, iyo habuze n'indi mukozi w'Imana uza ngo Imana imukoreshe kwirukana iyo myuka, ni ukuvuga ngo ikirasabwa n'iki? Urasabwa kuva aho hantu ukimuka ukajya ahandi. Uhagumye wahapfira. Ni ukuvuga ngo izi ni intambara umuntu ahura nazo, ni ibitero umuntu ahura nabyo. Ni abadayimoni babona inzira mu buzima bw'umuntu bitewe n'ahantu ari, bitewe n'ahantu atuye, bitewe n'ahantu aherereye, bitewe n'imyuka ikorera aho hantu. Iyo myuka izanwa n'iki? Ni ibizira, ni ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ni ibintu byakorewe aho hantu, byakuriye iyo myuka. Wahajya rero ugatangira guhura n'ibyo bitero utajya guhura nabyo utarahagera. Iki rero niwo muryango wa 7 turimo dusorezaho. Reka dusome muri Yeremiya 23 umurongo wa 10. Yeremiya 23 umurongo wa 10. Yeremiya 23 umurongo wa 10 haratubwira ngo kuko igihugu cyuzuye abasambanyi, umuvumo hateye kuboroga. Ngo igihugu cyuzuye mu busambanyi, hari umuvumo uri muri icyo gihugu ngo hateye kuboroga. Hari ahantu haba umuvumo kubera ibintu bihakorerwa, bigatuma nawe iyo uhageze wumva hari ikindi kirere ugezemo. Erega buriya nuko mutabizi, iyo umuntu ageze ahantu, iyo uri umunyamwuka koko ushobora kumva imyuka ikorera aho hantu iyo ariyo. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu natwe iyo turimo twigisha buriya ahantu uri kwigishiriza ushobora kumenya umwuka uhari uwo ari wo, ukamenya ko hari igihe umuntu yigisha ariko wumva hari ibintu uri kurwana nabyo, ukumva hari ibintu birimo kugugira. Bijya bibaho iyo umuntu yagiye kwigisha ahantu runaka, kuko umuntu yigishiriza ahantu hatandukanye. Ushobora kujya ku musozi wagiye gusenga ukahigishiriza, cyangwa mu rugo iwawe, cyangwa se mu zindi ngo wagiye gusura. Ni ahantu henshi cyane umuntu ashobora gukorera umurimo w'Imana, ariko uzajya usanga ahantu hatanganye amavuta. Hari aho uzajya ugera usanga ugomba kubanza gusenga ukirukana imyuka iri gukorera aho hantu. Voilà. Iyi rero nibyo bita territorial demons. Wumvise? Territorial demons ni imyuka ikorera aho hantu, ku buryo iyo havuye ntabwo iyo myuka ntiyongera guhangana nayo kuko wahavuye nyine. Nguko rero uko ibintu bimeze, dayimoni ashobora kubona inzira mu buzuye bitewe n'ahantu uba, bitewe n'ahantu uherereye. Iki gihe ubusabwa kuhahumanura, cyangwa se Imana igakoresha umuntu kuhahumanura, cyangwa se ugasabwa kuhimuka ukahava. Ni ibi ngibi rero. Iyo ni imiryango tubonye uyu munsi. Tubonye imiryango 7 abadayimoni binjiramo batera ubuzima bw'umuntu. Soza rero dore ikintu ngiye kuvuga ko ndashoje. Soza dore akantu ngiye kukubwira. Ni ukuvuga ngo iyi miryango yose tubonye ni 7, ariko hari n'indi nzababwira. Ni ukuvuga ngo iyo haje igikorwa cya deliverance cyo kubohora umuntu,
ni ukuvuga ngo habanza gushakishwa kumenya umuryango abadayimoni, kuko umuntu azi imbere yawe afite ibibazo, ariko we ntumenye ibimutera cyangwa abadayimoni bamurwanya inzira binjiriyemo. Ntabwo uzi niba ibibazo afite bitewe n'ahantu atuye, ntabwo uzi niba ari ibituruka mu muryango akomokamo, ntabwo uzi niba ari umunyacyaha yifatanije nawe, ntabwo uzi niba hari ibyo bamwaturiyeho cyangwa baramuvumye, ntabwo uzi niba bituruka mu barozi mu bapfumu, ntabwo uzi niba hari icyaha akora agomba kwihana. Ni ukuvuga ngo wowe umuntu aje imbere yawe gusa, ntabwo uzi ibijya mbere mu isi y'umwuka ku buzima bwe. Aha ngaha rero muri deliverance hashakishwa kumenya ibibazo uyu muntu afite biraturuka hehe. Iyo hamaze kumenyekana umuryango abadayimoni binjiriyemo batera ubuzima bwawe, aho rero nibwo hahita hagira gute, uhita usohora uwo mudayimoni umucishije mu muryango yinjiriyemo. Ariko aha ngaha mu bintu bya deliverance akenshi nasanze ari ibintu bisaba gukorana n'umwuka wera cyane, kuko uzi impamvu bisaba gukorana n'umwuka wera. Ntabwo uzavuga ngo umuntu azaza imbere yawe ngo akubwire ngo ibimutera aho bituruka, none nawe hari ibyo abatazi. Wowe ushobora kuba hari umurozi w'indoga, hari ibintu bimbaho hari umurozi w'indoga, njye ntabizi, njye nkabona ibitero mpura nabyo ariko simenye ko hari umurozi. Ni ukuvuga ngo hari ibisabwa umwuka wera guhishura n'uwo muntu nyir'ubwite abatazi ibimutera aho bituruka. Iyo rero hatabayeho guhishurirwa ngo umwuka guhishurire, ni kwa kundi umuntu apfa gusengera nyine mu kigaro ugapfa kwirukana ibintu ariko utazi ndirukana ibiki byaturutse hehe. Donc ni ibintu biba biri vague, ariko umwuka wera kenshi ajya akunda guhishura akerekana aho ibintu bigutera aho byaturutse. Iyo umwubashye rero habaho guhishurirwa kubiri. Guhishurirwa kwa mbere ni ukwerekwa aho ikibazo gitera umuntu cyaturutse. Guhishurirwa kwa kabiri ni ukwerekana icyo uri bukore kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Umwuka wera rero ajya akunda gutanga izi za precision. Imana rero guha umugisha. Turashoje kandi ntago nasoza ntagusengeye, kuko ngomba kugusengera. Impamvu ngiye kugusengera, ndagira ngo Imana igufashe kugira ngo umenye imiryango yose abadayimoni binjiriramo, hanyuma iyi miryango uyifunge ku buryo abadayimoni bazazenguruka ubuzima bwawe bagashakisha inzira binjiriramo bakayibura. Nicyo nkwifurizaho. Ndakwifuriza kumenya imiryango yose abadayimoni binjiriramo, warangiza ukayifunga ku buryo abadayimoni bazazenguruka ubuzima bwawe bagashakisha inzira binjiriramo bakayibura. Kandi iyo bayibuze burya ntabwo bashobora gusohoza umugambi wabo. Ntibishoboka rwose. Ntabwo dayimoni ashobora gusohoza umugambi we ku buzima bwawe atabonye inzira imwinjiza mu buzima bwawe. Reka dusenge rero. Inyigisho irakomeje, ubwo uzakurikira n'igice kizakurikira uzagikurikira kuko nacyo kizagufasha. Mana Data wa twese, Imana ishobora byose, Imana ikiranuka, Imana yera, ndasengera uyu mugaragu wawe wakurikiye iyi nyigisho. Ndakwinginze Mana kugira ngo ubane nawe, umugirire neza. Reka iyi miryango twize Mana uko ari 7 nizakurikiraho, ndasenze kugira ngo iyi miryango yose umufashe kugira ngo abashe kuyimenya kandi amenye ibitera ubuzima bwe aho bituruka. Umufashe kugira ngo ibyashoboye ibyinjiye mu buzima bwe kubera imiryango yafungutse bisohoke mu buzima bwe. Kandi ndasenze kugira ngo ibyamwinjiyemo nibimara kumusohokamo afunge iyo miryango, kugira ngo abadayimoni nibongera kumushakisha ntibazamubone, bazasanga imiryango yose ifunze. Mana, uyu muntu wakurikiye iyi nyigisho ndamusabira deliverance, ndamusabira kubohoka, ndamusabira kwakira imbaraga zawe, ndamusabira Mana ishobora byose umwuka wera. Ndakwinginze rwose kugira ngo umubohore kuko uri Imana ibohora. Ndagushimiye ko ugiye kubana nawe no gukomeza kumwiyereka muri byose mu izina rya Yesu. Amen.